yifashishije ndagira ngo tuba ahantu duhari ndagira nitegereza ibintu byinshi ariko ndashima Imana by'umwihariko y'uko yateguye ibi bintu kuri iyi sabato ngo mbe mpagaze imbere yanyu ni umugambi w'Imana umenyereye ku kintu Imana ishimwe cyane nejejwe n'uburyo Imana iri nyagahunda ndagira ngo buri muntu wese ahuguke ndagira ngo ibitekerezo byacu bigiye kureba Imana ndagira ngo muri uyu mwanya ikintu cyose umuntu ahugiye ikintu cyose cyaguhuza ugishyira ku ruhande tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Hari inkuru ebyiri zigiye zitanga. Inkuru ya mbere iboneka mu itangiriro ry'igiciro cya 19. Ni inkuru ikomeye. Ni inkuru yerekana uburyo abantu bamwe bari bagiye kurimbuka kubera imiburo bari barahawe n'Imana ndetse n'uburyo bagombaga kuba barayubahirije maze barangije banga kuyubahiriza. Iyi nkuru yaratangaje ariko iyo wihuse cyane ukajya nko ku murongo waho guhera ku mirongo ya 15 igihe abamarayika bagiyaga gukura Loti muri Sodomu. Ni inkuru zitangaje, ni inkuru ikomeye kandi niyo ntangiriro. Ku mirongo ya 15, 16 ndetse na 17 ngo abamarayika ngo babonye Loti ari kuzarira kuva muri Sodomu kubera imiburo bari baramuhaye, kubera uburyo bari baramuhaye. Igice cya 19 naho mubibona neza uburyo abamarayika baje bitemberera kandi mbere y'uko abamarayika bagera ku muntu witwa Loti ngo bari babanje kuganira n'umuntu witwa Aburahamu. Imana ni nziza, biratangaje. Kandi igihe abamarayika baganiraga na Aburahamu ngo baje ari abamarayika batatu, ngo baje ari abantu batatu kubera yuko Aburahamu babona bari batatu ariko ngo umwe yari afite itandukanye kandi babiri muri bo ngo barakomeje bagisoma baragomora maze undi asigarana na Aburahamu baganira. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko ari Yesu baganira kubera yuko mbere Imana yibajije ngo mbere yuko abamarayika bamanuka Imana yibajije ngo mbese hari icyo twakora tutabanje kumenyesha inshuti yacu Aburahamu. Yesu ashimwe. Mbese mutekereza ko hari ikintu Imana izakora kuko bigaragara mu gitabo cya Mose igice cya 3 itabanje kumenyesha abagaragu bayo bahagaze. Abo bantu barakomeje bagenda bagera ahantu bita Sodomu barangije bavugana na Loti ibyo bagomba kuvugana. Mu gice cya 19 niho muzasanga uburyo bwavuganaga n'abo bantu ariko ngo abagabo mu mudugudu batera Loti bashaka ngo abo bantu kugira ngo bajyamane. Izo nkuru murazizi cyane ndetse murazisobanukiwe. Ku murongo wa 17 na 18 ngo Loti bamufashe ukuboko baramukurubana kugira ngo bamusohore muri Sodomu baragomba rero igiye kurimbuka ariko ngo bazaririye ngo umwe aravuga hongera ku musozi kugira ngo iyo ni inkuru imwe ikomeye cyane musanzwe muzi kandi iyo tugiye mu mwuka w'abantu tureba n'icyo igereranya n'ikishusha. Kandi nanone amagambo akomeye cyane ibintu byose yabiri kuri gahunda y'Imana nabo beshyuye umunsi wa ibintu byose yabiri kuri gahunda y'Imana. Muri kuzwe byose nabo banditse amagambo akomeye ngo abantu ngo niyo bari mu rusengero ngo abantu iyo bari mu rusengero ntabwo babona ngo imbaraga iba iri aho hantu kubera yuko badahuguze ngo barebe imbaraga iri gukorana ibigomba gukorana n'imitima yabo. Imbaraga y'Imana ibigomba gukorana n'imitima yabo. Natangajwe n'uburyo ibintu byose byari biteguye ku murongo ubundi cyatse na ndasoma rwose ibintu byinshi cyane uko ibintu nabonye nari nabiteguye byagiye bitambuka. Noneho mu ijwi ryo muri Sabato Turesewe yavuze ibintu byinshi cyane kandi bifite agaciro n'akamaro mu buryo bw'urugendo rwa Kristo rukomeye cyane. Iyi nkuru ikomeye cyane igiye kubabwira
ni inkuru dusanga mu gitabo cy'umugeni. Inkuru dusanga mu gitabo cy'umugeni Prince yabivuzeho, ariko njyewe ndagaruka inyuma ho gato. Igihe umuntu bita umukristo atangira ku rugendo amaze kumenya neza ahantu kari muri irimbukiro kandi agomba kurimbuka byanze bikunda, maze ngo umukristo ngo abuze ikintu yakora, umubwirizabutumwa aramwegera amubwira ahantu agomba guhungira atwara rwone, amubwira ko agomba guhungira ku musozi. Ariko umukristo igihe yaratangiye urugendo ngo yirukanka cyane, kuko umubwirizabutumwa ngo yaramubwiye ngo irukanka, ntugire umuntu usuhuza, ntugire uwo muvugana, kereka wamaze kugera kuri ririya rero. Umukristo muri urwo rugendo yahuye n'ibirusha byinshi, kuko akimara kugenda Satani yahagurukije inshuti mu muryango, ahagurutse inshuti ebyiri. Izo murazizi neza, harimo iyo bita nyamugirya n'ino. Ariko nyuma y'izo nshuti umukristo yongeye guhura n'undi musaza. Umusaza yahuye nawe witwa Bwenge Bwiza, yamubwiraga ahantu agomba kwigushaho umutwaro mu buryo bworoshye cyane. Ntabwo ibyo bintu bivuge cyane kuko abajya bakurikira ibyigisho turi gukora biri kuri YouTube, ibyo byigisho nicyo biba biri kuvuga ku buturo bwera. Ibyo bintu kandi byose ayo makuru y'ibyo bintu byose harimo. Ariko reka nivugire ku kintu gikomeye cyane umukristo ageze ku irembo. Umukristo ageze ku irembo mu gice cya gatandatu cy'umugenzi muzabisomamo, ngo ageze ku irembo yarakomanga. Akomanga ubwa mbere, akomanga ubwa kabiri, akomanga n'ubwa gatatu. Atangira kuririmba kubera yuko ngo yari arambiwe kandi ngo yarategereje uwamukingurira. Maze ngo kuri iryo rembo ahantu ari gukomanga haza umuntu witwa Rukundo. Arangije mbere y'uko amukingurira amubaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere yaramubajije ngo witwa nde, cyangwa se urinde. Icya kabiri yaramubajije ngo uturuka he. Icya gatatu urashaka iki. Ibyo bibazo bitatu bikomeye cyane: urinde, uturuka he, urashaka iki. Ibyo ni ibibazo bitatu bikomeye cyane umuntu witwa Rukundo yabajije umukristo. Ikibazo cya mbere umukristo yaramubwiye ngo ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byawe. Yesu ashimwe, Imana ni nziza. Ikibazo cya kabiri umukristo yarasubije ngo ndaturuka mu gihugu cyitwa Rimbuki. Icya gatatu yaramusubije ngo ndajya ku musozi Siyoni kugira ngo ngire iteka rizacirwa kuri Rimbuki. Yesu ashimwe. Ndagira ngo muri uyu mwanya buri muntu wese atekereze kuri uyu munsi kandi atekereze n'ibisubizo yatanga niba koko aramutse yibashije. Izo muri ebyiri baganirije murazumvishe. Imana ishimwe cyane yuko yemeye ko twigana muri uyu mwanya. Tugiye kwigana mu magambo akomeye cyane avuga ngo iruka ucike. Iruka ucike hakiri gusa kuko bugiye gukora. Iruka ucike hakiri ku maboko kuko bugiye kujya gukora. Data mwiza, ndagushimiye izina ryawe cyose. Waduhaye Yesu ngabicunguye ibyaha byawe, uturinde kwanduza. No muri iri teraniro nsabye Mwuka wawe ngakorane n'imitima y'abantu abashaka kukwiyegurira ngo bajye mu ruhande rwawe, maze ngo kuba Yesu Kristo ari umucyo w'ubugingo basire mu mutima, atambura umwijima w'imyanda twagiriye kwa Satani. Kandi Mwana uturinde gufata imyanzuro mibi yo kuguma. Ubuntu bwawe butumerwe bisabye Imana. Iruka ucike, iruka ucike kubera yuko ugiye kugoroba kandi ubwo turi ku manywa. Iruka ucike kuko hagiye kugoroba. Amagambo akomeye cyane aboneka muri Zekariya igitabo cya 2 ku murongo wa 11 arakomeye. Wahageze ahita yasoma Zekariya igitabo cya 2 ku murongo wa 11.
yego yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni iruka ucike. Ibihe turimo birakomeye cyane kandi birasaba ko umuntu atekereza byimbitse. Ugagira gute? Atekereza byimbitse. Muvandimwe, aya magambo yadusomeye kandi ndaza gusoma n'ayandi nigeze gusoma. Ubushize uko twigaragara icyigisho gikomeye cyane ni kubigisha icyo gihe. Kwiza amagambo akomeye avuga kurangira kw'imbabazi, mbese ninde uri kumenya ibi biri kubera mu isaha ya 2:00? Kabonye ninde niba mubyibuka? Ninde uri kumenya ibiri kubera mu isaha ya 2:00? Nidera Zekariya yanditse amagambo akomeye avuga umukobwa w'i Yerusalemu wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni iruka ugiye gute? Mbere y'uko umugoroba w'isi kandi umugoroba w'isi twamaze kwinjiramo uzakomeza ugende mpaka ubaye ijoro ry'umwijima ry'ubuzima. Twiganye ibyigisho byinshi bikomeye kandi uyu mwanya tugiye gukora overview y'ibintu byinshi twite. Ndabizi neza yuko twagiye twigana ibintu bikomeye kandi n'ubu ngubu ugiye kubibutsa kubera yuko nzi neza yuko abantu benshi cyane bafite imitima imeze nka bapirizaje. Biga ijambo ry'Imana barangiza umwanya mutoya nicyo ribamaraho, ubundi barangiza bakamera nkaho iryo jambo ritigeze rigira agaciro. Umukobwa w'i Yerusalemu wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni iruka ucike. Iruka ucike. Kubera yuko nutiruka ucike birakomeye cyane. Ariko reka njye imbere turebe isomo badusomeye. Yohana igitabo cya 12 twihute cyane. Mbere ikintu ushaka kubabwira mu ijambo ry'Imana Imana ishaka ko twumva kuri aya manywa, kandi nzi neza yuko Imana iri bugire ikintu isigaza mu mitima yacu kuko Imana iradukunda. Iki nacyo ni ikimenyetso cy'uko nk'uko Imana agishaka umutima wawe. Ariko nzi neza yuko ubundi imbabazi z'Imana, kuri imbabazi z'Imana zihora igihe cyose nk'uko umunezero yabivuze. Ariko ahubwo abantu ku giti cyabo nibo mpamvu imbabazi z'Imana. Ubu rero dushobora kuba turi ahangaha muri iri teraniro, abantu bamwe imbabazi z'Imana barazanze kandi zikabaho. Yesu ashimwe. Abantu bamwe bashobora kuba bari muri iri teraniro, imbabazi z'Imana barazanze zikabaho. Ibyo birashoboka cyane kubera icyo ntibabwira. Abandi bantu bamwe imbabazi z'Imana zishobora kuba zikiri kwamagara, ari nayo mpamvu turahangana. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu musaba kugira ngo ube maso. Nta muntu n'umwe kiraho iteka, ahubwo ijambo ry'Imana ngo tujye kubireba. Yesu yavuganye n'Abayuda, avugana n'abatambyi, ababwira ijambo ry'Imana, aravuga ngo nta muntu akiraho iteka, ahubwo ijambo ry'Imana buriya nicyo rigena iherezo ry'umuntu. Kandi umuntu ubwe niyo wifatira inganzo. Iyo gucike hakiri kubera yuko bugiye kugorwa. Umucyo ukihari ukibona
ukibona ahantu kandagiza ibirenge, ukibona ahantu wumva ijambo ry'Imana, ukibona umuntu uvuga ijambo ry'Imana ukumva byibura umutima wawe hari akantu gakozwe, ugifite umwete n'imbaraga byibura byo kuza mu rusengero. Buriya reka mbabwire, ijambo ry'Imana ryagiye ribwira abantu gufata imyanzuro hakibona, ariko abantu bakagira ngo buriya niko bizahora. Ubu hari igihe kigiye kugera kumva n'ijambo riri ku mutima. Buriya jya niga amagambo yanditse muri Amosi cyane. Amosi yanditse amagambo akomeye cyane muri Amosi 11 ku murongo wa 8. Abo ntabwo bajya bayatekereza. 8:11 aravuga ngo igihe kizaza abantu bazicwa n'inzara. Aya magambo umuntu avuga cyane. Abantu bazicwa n'inyota, atari inzara y'ibyo kurya, atari inzara y'ibyo kunywa. Akubundi ko ubundi iyo nzara izageze gute? Wari wagira inzara, wari wicwa n'inyota ngo wumve we utavuga amazi ari hagendereza kuyanywa, oya inyota ikakwica kandi n'amazi y'ubu. Abantu bazicwa n'inzara kandi bicwa n'inyota. Ijambo ry'Imana, wumva ushaka ijambo ry'Imana, urishake wumva ijambo ryava ku mutima, wumve urahumura. Rero ko batabwiriza ahubwo wowe ijambo riva ku mutima buri kumara inyuma. Ese mutekereza ko ibyo bihe bitaza? Somera amagambo twari turi gusoma, somera amagambo twasomaga kare. Matayo 12 ku murongo wa 15. Yohana 12 ku murongo wa 15. Yego. Aravuga ngo Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto umucyo ukiri mwinshi. Hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwebwe. Nimugende mugifite umucyo. Nuko Yesu arangije arababwira ngo nuko mugende mugifite umucyo. Mutarabiriraho mukiri mu nzira. Kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Kuko umuntu ugenda mu mwijima atamenya iki? Atamenya iyo ajya. Soma murongo wa 36. Yego. Mwizere umucyo mugifite umucyo. Reka mbabwire bavandimwe, Yesu yabwiye abantu ngo mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo, kugira ngo murusheho kuba abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda arabica. Yesu ashimwe. Kababwire bavandimwe inshuti zanjye, ibintu byo kuvuga birakomeye cyane kandi gasaba umwuka w'Imana akabyumvikanisha mu mitima yacu. Yesu yabwiye abantu amagambo akomeye cyane ngiye gusubira ku murongo wa 35. Rero bavuze Yesu arababwira ati hasigaye umwanya mutoya umucyo ukiri muri mwebwe, nimugende mugifite umucyo mutarabiriraho mukiri mu nzira. Kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Kuko umuntu ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Nikababwira nimusoma muri iki gice neza, igice cya 12 uhereye ku murongo wa 20 ngo hanyuma amagambo ngo abagira iki bashaka kureba Yesu. Aha ngaha ni igihe Yesu ari mu gikari cy'urusengero, kandi ngo mbere y'uko ajya mu gikari cy'urusengero yari yabanje kuganira n'abayuda n'abafarisayo mu rusengero rw'indani, ahantu abagira iki batagombaga kugera. Hari bahejwe kugera kuri icyo gice, ariko ngo baza birukanka bahuriye bashaka kureba Yesu. Reka mbabwire, abagira iki barashaka kureba Yesu, kandi abayuda n'abigisha amategeko bari banze kureba Yesu. Igihe rero Yesu yasangaga aba bantu yababwiye amagambo akomeye cyane, ariko ngo yaramaze no kubwira abene wabo b'abayuda, aravuga ngo nimugende mugifite umucyo mutarabira. Kubera yuko Yesu Kristo yari azi neza yuko bugiye kuzira, yari azi neza yuko igihe kihaye kandi kigiye kuzasohora, bukiye abantu bakayoberwa ahantu banyura n'ahantu bakandagiza imbere. Ubu reka mbabwire dufite umucyo bavandimwe. Ubu reka mbabwire yuko umwuka w'Imana akikora, kubera yuko tudafite amahirwe yo kujya mu ijambo ry'Imana tukumva icyo umwuka tubwira.
oya imitima yacu reka babiri ni umwuka w'Imana ntabwo ubu ntabwo mwakwimbisha imbaraga z'ijuru niba byakoresha kugira ngo byibura ube mukena, ariko ayo mahirwe ntuyarebe. ubu muzi imbaraga z'ijuru byakoresha ubundi reka mu muntu nta kintu cyiza cyo gukora ijambo ry'Imana kiba. umutima w'umunyabyaha ni agatima kuberanyije na Satani kurwanya ingoma y'Imana. ntushobora kunezezwa n'ibyera ndetse ntushobora kunezezwa n'ibyera ndetse ntuzanezezwa nabyo. ariko iyo umwambi w'umucyo wa Kristo wasiye mu mutima w'umunyabyaha niho byibura umunyabyaha yumva ijwi ry'Imana. reka mbabwire ubu ngubu dufite umucyo kandi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo genda hakibona, kubera yuko igihe kigiye kuza umwijima ubudike. ijambo rikora ku mutima urikure. ariko ntiwumvikane mubiri mujya musoma inkuru z'umugabo witwa Inkone wanditse mu byakozwe n'umwana. igihe umuntu witwa Filipo yamubonaga ari mu igare, we yari afite igitabo cy'umuzingo w'iki gitabo agenda agasoma, ariko ngo ntabwo yumvaga ibintu bikirimo. kubera iki? Mwese mwuka w'Imana twahawe amara iki? mwuka w'Imana duhabwa aratanga kugira ngo asobanure ibintu mu buryo bw'umwuka abantu babyumva. ariko umwuka w'Imana ntakurwa mu bantu bizagenda. Yesu yabwiye abantu ngo mugende mugifite umucyo utari. yari azi neza ko igihe kigiye kugera bukira, yari azi neza ko igihe kigiye kugera bukishima, yari azi neza ko igihe kigiye kugera abantu bakayoberwa ahantu bakandagiza ikirenge. niyo mpamvu yababwiye ngo mugende mugifite umucyo. kandi ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu Kristo ari we mucyo. Yesu Kristo ni we mucyo kandi abantu bagomba kugenda muri we. Yesu ashimwe. kandi ikindi kintu gitangaje muri murongo uragira ngo mucyumve neza, Yesu arababwira ngo hasigaye umwanya mutoya umucyo ukiri muri mwebwe. n'ibyo yavugaga Yesu yarivuga kubwe, yaravuga ati hasigaye umwanya mutoya nkiri muri mwebwe, ubwo mumbonye ugomba kunyakira. n'igihe mucyo w'isi Yesu yarabivuze aravuga ngo nuko rero ngaho nimugendere mu mucyo mugifite umucyo. reka mbabwire ubu ngubu ndararika buri muntu wese agendere mu mucyo wakira umucyo w'ijambo ry'Imana umucyo ugira, kubera yuko umucyo ugiye kuzima. ibintu birakomeye kandi sinzi niba turi bubyumve mu rwego rwacu. ndasaba umwuka w'Imana kugira ngo abitwumve kuko birakomeye cyane. kuko Yesu yarakomeje arababwira nimugende mugifite umucyo mutarabigiraho. yarongera gusubira bwa kabiri, nimugende mugifite umucyo mutarabigiraho mukiri mu nzira. Yesu ashimwe. Imana ni nziza. Yohana igice cya 14 Yesu avuze ngo n'ingendera kuri niki? n'ingendera kuri n'ubugingo ntabwo byamaze atagize gute? Yesu arababwira ngo mugende mukigize gute? mugifite umucyo kandi mugira gute? mukiri mu nzira. inzira mutarayibona. kandi ubwo Yesu yababwiraga yavugaga yuko abantu bagomba kugendera mu mucyo, kandi akavuga yuko bagomba kugendera mu nzira bayigira. mbese Yesu yabwiraga abantu ngo bagendere mu mucyo kandi bagendere mu nzira, ni ukubera icyo nyine agiye komeza bakubwira ngo bakomeze mu mucyo kandi bagendere mu nzira. ni ukubera yuko yari azi neza yuko igihe kigiye kugera abantu bakayoberwa inzira bagomba kuyoberwa. bavana turi kugira ibi bintu muri kubyumva mu rwego rwawe birakoze. Yesu ni we nzira y'ubuyobozi. none se abantu bagiye kwanga kugendera mu mucyo birakomeye. ndashaka ko twigana rero. Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwebwe, nimugende mugifite umucyo mutarabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenye iyo ajya. Yesu ashimwe. reka tubonye ibintu bibiri bikomeye cyane Yesu ari gusobanura. yabwiye abantu bwa mbere ngo bagendere mu mucyo, kubera yuko impamvu yo kugendera mu mucyo ni iyihe? umuntu yagendera mu mucyo aba ari mu nzira. Imana ni nziza. ibi bintu turi kubyumva ubu ngubu. arongera avuga ngo nimugende
mu yandi magambo umuntu udafite umucyo ntashobora kugendera mu nzira. Imana ni nziza. Satire kubyumva. Murongo 56. Mwizere umucyo mugifite umucyo. Yesu arakiye kukubwira. Mwizere umucyo mugifite umucyo kugira ngo mube abana b'umucyo. Imana ni nziza. Ibi birakomeye. Yesu yarabigiraga abantu ikintu gikomeye cyane kandi akababwira ikintu Yesu yavugaga muri iyi myaka yashize abantu b'iyi minsi ndetse twebwe turagikeneye iki. Yesu yerekanye yuko ari we mucyo. Iyo dusomye andi magambo ari muri Yohana igice cya 9, Yohana igice cya 9 ku murongo wa 4 na 5 yansomera. Yohana igice cya 9 umurongo wa 4 na 5. Yesu akiza uwakubita ari inyuma. Yego. Umurongo wa 4, nkwiye gukora imirimo y'Uwami ntihakiri ku manywa. Yesu avuga ariko rero reka mbabwire kuba rero ko ari njye mucyo, njye nkwiye gukora imirimo y'Uwami ntihakiri hehe. Yesu yakoze imirimo ye nijoro. Njye nkwiye gukora imirimo y'Uwami ntihakiri ku manywa. Kubera ko Yesu arazi ko ijoro rigiye kubudika. Ndaje mbere. Nkwiye gukora imirimo y'Uwami ntihakiri ku manywa. Yego. Bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Oya reka mbabwire Yesu arazi neza yuko bugiye kwira. Niyo mpamvu imirimo ye ko bakwikora hakiri ku manywa. Reka mbabwire bavane n'inshuti zanjye. Ubu tugomba gukora imirimo yacu hakiri cyane. Ubu tugomba gusanga umwami hakiri ku manywa. Tugomba kwakira umucyo hakiri ku manywa kubera ko igihe kigiye kugera umwijima ubundi. Umurongo wa 5. Nkiri mu isi ngo umucyo w'isi. Amen. Imana ni nziza cyane. By'umwihariko ku murongo wawe. Yesu yabwiye abantu ko ari we ki. None yavuze ngo nimugende hakiri cyane. Nimugende mugifite ki. Kubera yuko umuntu ugenda ku manywa agenda hehe. Kubera yuko umuntu ugenda mu mwijima agenda hehe. Agenda ntaki. Agenda nta mucyo. Imana ishimwe cyane bino bintu muri kubyumva. Akagaro karakomeye cyane. Yesu ari kuvuga ibintu yarakomeje kandi yerekanye neza yuko ibintu birakomeye neza ngo bumvishe bino bintu neza by'umucyo n'umwijima. N'ubu Yesu yashishikarizaga abantu kugenda bagifite umucyo kandi bagakora imirimo yabo hakiri ku manywa. Yohana igice cya 10 ku murongo wa 9. Usome n'uwacu. Yohana 10 umurongo wa 9 n'uwacu. 10 Yesu azura Lazaro. Yego. 9 Yesu arasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12. Yesu yabwiye abantu rero ashaka kwereka neza yuko umwijima ugiye kuzana. Atangira kubabwira amasaha agize umunsi. Aravuga ati mbese umunsi ntugira amasaha 12. Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba haba. Umuntu ugenda ku manywa, umuntu ugenda mu mwijima, umuntu ugenda ku manywa kandi umuntu ugenda mu mucyo ntabwo ashobora gusitara kuko haba. Ariko ugenda nijoro arasitara kuko ariko umuntu ugenda mu mwijima arasitara kubera yuko haba. Iki ni igihe umuntu witwa Lazaro yarapfuye kandi Yesu yagombaga kujyayo akamuzura. Ariko abigishwa baravuga ariko mwigisha ku murongo wo hejuru gatoya ku murongo wo hejuru wa 8. Abigishwa baramubaza bati mwigisha. Yego. Amambere abayuda bashatse kubagutera amabuye none usubiyeyo. Iyo ushaka kwerekera aho ngaho abigishwa baravuga ariko se mwigisha amambere abayuda bashatse kubagutera amabuye none wongeye gusubirayo. Yesu aravuga ati hoya reka babwire ese umunsi ntugira amasaha 12. None se sinkwiye gukora imirimo yanjye hakiri ku manywa. Ibi bintu Yesu yabivugiraga iki? Yari azi neza ko umwijima ugiye kubudika. Yari azi neza yuko abantu bagiye kuzayoborwa ahantu bakandagiza ikirenge kandi imirimo ye yagombaga kuyikora hakiri ku manywa. Reka babwire ijoro rigiye kubudika kandi Yesu Kristo yabwiye abantu yuko bagomba kugenda bagifite umucyo. Reka babwire natwe umucyo uracyaturasa. Umucyo w'ijambo ry'Imana turawufite mu ijambo ry'Imana. Dufite umwuka w'abantu dufite na Bibiliya. Ijambo ry'Imana muri iki gitabo rivuga neza yuko dufite Bibiliya nk'ikarita ndetse tukagira umwuka w'ubuhanuzi nk'inzira.
Yesu ashimwe. None abantu bake bazayoba kandi bafite ibyo bintu. Ese bizabyagenze kugira ngo abantu bazabure ahantu bakandagiza ikirenge bizaba byagenze bite? Kugira ngo abantu bazabure ahantu bakandagiza ikirenge bizaba byagenze. Yesu niwe mucyo wacu, niwe mucyo wacu, kandi kumwanga kumwakira ni ukugendera mu mwijima. Kumwanga kumwakira ni ukugendera mu mwijima, kandi uwo mwijima ukomeye cyane ukazakomeza kumudikira abantu ntibazamenye ukuntu ibintu bimeze. Ndifuza kubabwira ibi bintu nkomeje cyane. Ndifuza kubabwira yuko umwijima ugiye kuwudika. Ndifuza kubabwira yuko abantu bagiye kuzabura ahantu bakandagiza ikirenge. Reka babwire, Yesu yabwiye abantu yuko bagomba gukora imirimo hakiri kare, hakiri ku manywa, umucyo ukibarasira. Kubera yuko umuntu ugenda mu mucyo ntashobora kuyoba inzira, ahubwo umuntu ugenda mu mwijima, umuntu ugenda ahantu hakugorobye, uwo nguwo ashobora gusitara kandi akayoba. Niyo mpamvu Yesu yavugaga ibi bintu. Yesu yabwiraga abantu yuko igihe kigiye kugera abantu bakayoba ahantu bakandagiza ikirenge, umwijima ukamudika. Mbese bavandimwe, mwasomye amateka y'ibintu byabaye mu myaka y'umwijima? Mwigeze mwiga amateka y'ibitero by'ahantu bitwa Tuwatira? Igihe cy'umwijima mu by'umwuka, ahantu abantu bari barimo ahantu bakandagiza ikirenge, igihe ibintu byose byari byarasibanganye, igihe inyamaswa ivuga mu byahishuwe ndetse no muri Daniyeli yarasibanga ibintu byose ikabikuraho, abantu bakayoba ahantu bakandagiza ikirenge, ubuturo bwera bugasenyuka. Imyaka 1750. Mbese ibihe bigiye kubaho. Abantu babura ahantu bakandagiza ikirenge, abantu babura umucyo, kandi umucyo barimo ntibawukiye. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko umucyo waje mu isi, nyamara abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo. Kandi nibyo byagiye bishobora ku bantu benshi, kugira ngo muvandimwe uze kwigendera amaherezo yawe, uze gutekereza kandi ijambo ry'Imana riri kukugenere ahantu ugomba kuba uhagaze aka kanya. Niba umucyo warawanze kandi ubwo bivuze kwanga Yesu, kandi niba bivuze kwanga Yesu bivuze ngo ugiye kugendera hehe? Ibintu biri kubyumva. Kandi umuntu udafite umucyo ava hehe? Ava mu nzira. Ko turi kujya somera Yohana 3:19. Aya magambo muri kwandika akomeye. Umuntu byatekereza Yohana 3:19. Gira Nikodemo. Mu 19. Uko gucirwaho iteka ni uku. Uko gucirwaho iteka ni uku. Nuko umucyo waje mu isi, abantu bakunda umwijima kuruta. Uko gucirwaho iteka ni uku bavandimwe. Nuko umucyo waje mu isi, umucyo wageze ku bantu, barangije bakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi. Babitewe n'uko ibyo bakora ari iki? Komeza usome hasi murongo 20. Kuko umuntu wese ukora ibibi, kuko umuntu wese ukora ibibi agira gute? Yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. kandi uwo muntu ashaka kuza mu mucyo ngo ibintu akora bitajya gute? Yesu yavuze ibintu bikomeye cyangwa ababwira ngo wite kuri ibi bintu. Aya magambo ni Yesu ubwe yayavuga, kandi twabonye amagambo akomeye cyane twasomye turi kureba muri iyo wansi cyangwa cyangwa ku murongo wa 5 yavuga ngo Yesu avuga ngo ni jye mucyo w'isi. Ni jye mucyo w'isi. Yesu yivuga. Aya magambo arakomeye cyangwa nyakomeza kandi nongere nyabereke neza. Aya magambo arakomeye. Somera Yohana 8:14. Yohana 8:12. Yesu ni umucyo w'isi. Yesu ni umucyo w'isi. 12. Yego. Yesu yongera kubabwira ati, ni jye mucyo w'isi. Ni jye mucyo w'isi. Uwunkurikira ntazagenda. Umuntu ukurikira ntabwo ashobora kugenda mu mwijima byanze bikunze. Ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Reka ndifuza kubashishikariza kwakira Yesu. Ndifuza muri uyu mwanya wo kubabwira yuko Yesu niwe mucyo, kandi abantu bagomba kumwakira. Inshuti yanjye muvandimwe, urabwakira? None se umucyo wo kurushaho urawubona? Ijambo ry'Imana ryarakurasiye.
amagambo akomeye cyane mu rwa kabiri rwa Petero. Aravuga ngo kuko dufite ijambo ryawe kandi iryo jambo rirushaho gukora kandi muzamukoze neza nimujya muti ngo kuko rimeze nk'itabaza rimurikira cy'ukwijima maze ngo rikajya gute rigakesha ijoro rikageza iki inyenyeri yo mu ruturuturu izabangura neza ariko bavane iyo nyenyeri yabanguye mu mutima yawe. None se ko imbabazi z'Imana zigiye kukurwaho kuko imbabazi z'Imana zo zirahari, ahubwo umuntu ku giti cye kuko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo. Niyo mpamvu umucyo mu ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu iyo banze umucyo w'ijambo ry'Imana ndaje bibere. Yesu yabwiye abantu ibintu bikomeye cyane ari gusa musoza amagambo ye ari kuvugana n'abayuda arababwira ngo ariko ntabwo ari byo baciraho iteka ahubwo ni uko umucyo nje naje kandi arigendera ariko mugakunda umwijima kurutisha iki. Wahangara ukavuga yuko umucyo w'ijambo ry'Imana utakugezeho. Imiburo y'ijambo ry'Imana n'ingaya yakugezeho ukanga kuyigenda. None se ko umucyo ugiye kukuvaho kandi ugacirwaho iteka. Imbabazi z'Imana zimuhindukira ariko abanyabyaha ntibabaze. Kandi reka mwumve ibintu Yesu yavuze kuri ibi bintu bavandimwe. Nta muntu n'umwe ugenziraho iteka. Ijambo ry'Imana niryo rigena iherezo ry'umuntu kubera yuko niba umucyo ukugezeho biterwa n'uburyo wakiriye ndetse n'uburyo ugenda. Reka mubwire amagambo akomeye cyane Yesu yavuze birakomeye cyane kandi kugira ngo mubyiteho kandi ni kubabwira ngo mwakire umucyo ukiri muri bibiri, mwakire umucyo hakibona kubera yuko igihe kigiye kugira abantu umucyo ukabura kandi umwijima ukabura. Ijambo ry'Imana ryerekana ibyo bintu neza ariko ntibahafi gusoza ntabwo ndi burambirane cyane ariko ndifuza kuvuga ibi bintu cyane. Ndifuza kuvuga ibi bintu kandi ndarikira buri muntu wese kuri aya maherezo y'uyu mwaka murabizi. Ndi kubabwira ibi bintu mu byigisho byinshi cyane twagiye twigana abavandimwe murabizi neza. Ku maherezo y'ibi byigisho ni kubabwira ngo nimwakire umucyo ugiye kuko umwijima ugiye kubura abantu kandi kizagutangaza ikintu kizakumenyesha ko watangiye kugenda mu mwijima nyine kubera ko wanze umucyo kandi kubera yuko abantu banga umucyo kuko ngo badashaka kuzana umucyo kuko ibyo ngo bakora ibibi kuko ngo baramutse baje mu mucyo bw'ibyo bakora byajya gute. Ibi bintu birakomeye cyane kugeza aho Yesu Kristo yabwiye abantu amagambo akomeye cyane yanyujije mu mugaragu wayo Pawulo ari mu magambo kwa kabiri y'Abatesalonike avuga amagambo akomeye cyane y'uburyo ubugome bugomba kuba. Icyo gihe Pawulo ari kubwira abantu uko ubugome bugiye kuzishurwa kubera yuko amayobera y'ubugome agomba gutangira gukora igihe abayabuze bapfuye. Igihe abayabuze amayobera y'ubugome atangira gukora kandi aya magambo arakomeye. Yasomera aboneka mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya cyenda igice cya kabiri uhere ku murongo wa cyenda wihuta cyane ugeze ku wa cumi na kabiri wihuta rwose. Mu wa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri yego ku murongo wa cyenda kugeza cumi na kabiri wihuta cyane. Umurongo wa cyenda kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma uburenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka kuko batamenye gukunda ukuri ngo bakize. Kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakize. Aya magambo muyito kuko abantu batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Yesu avuga amagambo akomeye cyane avuga muri Yohana igice cya cumi na kane aravuga ngo nigendera ukuri n'ubugingo. None hano baratubwira ngo kuko abantu batemeye gukunda iki ubwo kuko batemeye gukunda kuko abantu batemeye gukunda Yesu ngo bakizwe bizagenda bite? Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane. Nicyo gituma Imana izohereza abo bantu ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo bizere ibinyoma. Ntabwo Imana icyohereza ubushukanyi abantu ntabwo Imana igikora ibyo bintu rwose ahubwo abantu
iki kibabaho ubwo bushukanyi bugomba kuza kuko bari mu mwijima bakagenda muri uwo mwijima kuko abantu banze gukunda dusomere hasi umurongo wa 12 yego kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacibwe iteka. kugira ngo abantu batizeye by'ukuri ako bavanga aya magambo muri kuyo none se wizeye umucyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ibyo bibazo ngiye kubikubaza kuko umuvandimwe yabitubajije mu gitondo mu bintu yadusomeye mu gitabo cy'ibyavuga byo gusimbura tubonye gusubira mu murongo wa 12 kugira ngo abatizeye by'ukuri bose bakishimira gukiranirwa. kugira ngo abatizeye by'ukuri bose ahubwo mu kintu cyo kwizera by'ukuri bakishimira ibyo gukiranirwa ibyo gukiranirwa nk'uko Imana yabivuze ahubwo wowe wishimira ibyo bintu byo gukiranirwa. Yego komeza. Abo bantu ngo bacirwe iteka niba bakiriye iteka Yohana 12:45 Yohana 12:45 aya magambo arakomeye cyane binyiza 46 yego naje mu isi ndi umucyo. ako muri mu magambo Yesu avuganye n'abantu ku murongo wa 35 bantu twibutsa amagambo ari ku murongo wa 35 na 36 Yesu arababwira ati yego hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe nimugende mugifite umucyo utarabibwaho mukiri mu nzira kandi mukiri mu nzira kuko Yesu avuga ari mu nzira kandi ari mu nzira kuko ugenda mu mwijima umuntu ugenda mu mwijima atamenya iyo ari ntabwo ashobora kumenya ahantu ahita niyo mpamvu abantu benshi cyane ibintu bigiye kuzabacanga bakababaza ariko se ibintu noneho ni ibiki mbese turakanagiza y'ikirenge none se ni ibiki ijambo ry'Imana ibi bivuga iki kubera ko nta mwuka w'Imana uzawugirana nta mwuka w'Imana uzawukorana n'abo bantu kubera yuko bari bafite umucyo ariko bakagenda mu mwijima ntabwo bazabasha kubisobanukirwa. Daniel yavuze amagambo akomeye mu byo cy'Imana kubera yuko abantu urukundo rwa benshi ruzakongera kandi Daniel yavuze amagambo akomeye cyane abantu benshi cyane bazasoma kandi ikindi gikomeye cyane cyiyongere kuri ibyo ngibyo ngo abanyabwenge iyo bavuga dusomera 55 mwizere umucyo Yesu yakomeza kubwira abantu ariko mwakwizeye umucyo w'umucyo ugira kugira ngo mube abana b'umucyo kugira ngo mukomeze kuba abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda arabigisha. Muzasoma byinshi gice muzareba neza yuko Yesu Kristo icyo gihe abo bantu nibwo mubwiye babwira ntabwo bongeye kuvuga none somera magambo yego naje mu isi ndi umucyo. Yesu avuga reka babwire naje mu isi ndi umucyo kugira ngo uwizera wese ataguma mu mwijima. kugira ngo umuntu yizera ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere. Ariko umuntu niyumva mutega amatwi ayo magambo. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere. Si njye umuciriye iteka. Yesu avuga ko umuciriye iteka. Niba umuciriye iteka none niba atari Yesu umuciriye iteka, niba atari abantu baciteka, ni iki kiteka ku muntu? Kandi wowe z'Imana uwo muntu zikamuha. Kuko ntazaga no gucira abari mu isi iteka. Yego. Ahubwo naje kubacira komeza. Unyanga ntiyemere amagambo yanjye. Umuntu unyanga ntiyemere amagambo yanjye. Uwo muntu afite umuntu umuciraho iteka. Ninde uwo muntu wabasha kumenya? Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka. Ijambo navuze. Imana ni nziza. Murakangutse. Ibitekerezo byanyu biri gukora neza ngo mwumve amagambo n'uburebere bwawe. Ninde muntu uciraho iteka ubu? Ongera usome amagambo hejuru gato. Naje mu isi ndi umucyo. Yesu avuze ati njye naje mu isi ndi umucyo. Kugira ngo unyizera wese. Kugira ngo umuntu unyizera Yohana 16 ataguma mu mwijima. Uwo muntu ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye yumvishe. Uwo muntu
umuciriye ntabwo ari Yesu umuciriye iteka ninde kuko ntazanywe no gucira abari mu isi iteka nzi ntabwo ushobora gucira abantu b'iteka ahubwo naje kubakiza ahubwo Yesu yaje kubakiza unyanga ntiyemera amagambo yawe umuntu unyanga ntiyemera amagambo yawe umucira umuntu afite umuntu umucira iteka ninde ijambo navuze ijambo niryo rizamucira iteka ku munsi w'imperuka murongo 28 niyo usoma none se ubu tureze iki ni iki ijambo ry'Imana riteretse abantu Yakobo igice cya mbere mirongo 20 Yakobo igice cya mbere yego murongo 22 umurongo wa 22 ndatitirwa ibyo kutihutira kuvuga n'amahirwe aterwa no kumvira 22 ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo reka mbabwire Yesu yavuganye n'abantu ibintu byinshi ubu ni gutekereza ibintu twavuze hano hantu ubu ni gutekereza amagambo twagiye kwiga mu buryo bwose ubu ni gutekereza ibintu bitandukanye twagiye kwiga aha hantu dusesengura ukuri kw'ijambo ry'Imana mu byigisho byinshi byo ku isabato muri Bibiliya mu bitabo by'umwuka muhanuzi kuri buri ntambwe y'ikintu cyose aho wagendeye mu mucyo none se uwo mucyo warawakira ariko Yesu avuga ngo ukora iby'iryo jambo dusomere ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari upfa kubyumva gusa abantu ahubwo ikinyuranyo cy'ibyo bintu bakoze ikinyuranyo cy'ibyo bintu ahubwo bakora ikintu cyitwa kubyumva gusa barigenda niki kigomba kubaho atari upfa kubyumva gusa mwishu yego kubumva ijambo gusa ntabwo ibyaryo kuko umuntu wumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo ese twabonye ko ari iki cy'abantu ngo kuko umuntu wumva iryo jambo ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo bwarangiza akagenda agakikira komeza ko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo yego ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo ameze nk'umuntu urebeye mu maso ye mu ndorerwamo yarangiza bikagenda amaze kwireba akagenda mu mwanya atiyibagirwa amaso reka mbabwire bavandimwe dukwiye gukora iby'iri jambo niba ari tumaze kubyumva ubundi umuntu ufite ingorane n'indi nari babwiye igihe Pawulo yandikiraga Timoteyo yavuze amagambo akomeye cyane mu rwa mbere rwa Timoteyo aravuga ngo ndashima Imana yuko yanigirijeho ko no kwizerwa ikangabiza umurimo we ngo nubwo nari umutukanyi nubwo narenganyaga abandi kandi nari uwo gucirwaho iteka ariko ndashima Imana yuko ibyo ngibyo byose ibyo nabikoze mu bujiji narizera kandi yarambabariye ariko Pawulo avuga umuntu ufite ingorane n'indi ibyo bintu rero bigomba ngo ni kwibutsa ibintu twavuze naravuga ngo umuntu ufite ingorane zikomeye ni umuntu ukora ibintu azi neza ko ibyo bintu ari bibi akavuga ati njyewe ibintu ndabikoze nubwo nzi ko ari bibi uwo muntu afite icyaha gikomeye cyane imbere y'Imana kandi icyo kintu nicyo Bibiliya yita gutukabuka kugira kumenya yumvishe ijambo ariko ari gukora ibihabanye n'ijambo igihe kiri kuba ngiye gusoza ariko reka dusoma ayo magambo inama zigirwa itorero mu gitabo cya mbere kuri paji ya 95 aya magambo yari muri iki gihe hari umugabane munini w'abari mu materaniro yacu bapfira mu bicumuro byabo n'ubu ngubu turi mu materaniro bapfira mu bicumuro byabo kubera ko bagaragaje bapfira mu bicumuro byabo mu bicumuro ni ibyaha baraza bakongera bakagenda nk'uko urugi rwizunguza ku mapata n'ubwo bagiye gusohoka imbere nta kintu babwira kandi reka mubwire nusohoka mu mucyo umenye ahantu kandi tubonye ko gusohoka mu mucyo ni upangariza ni upanga gukora iby'ijambo kandi wabyumva
kandi twabonye ko ikintu giciraho iteka n'iki ibintu bikomeye ngo bamaze imyaka myinshi bumva neza ukuri gukomeye cyane ukangurira imitima ariko niba mushyira mu bikorwa nicyo gituma barushaho gusubira inyuma ntibasobanukirwe n'agaciro k'ukuri k'uko kuri ubuhamya buteye ubwoba bubagira inama yo kwisubiraho kandi bwifuza ntibubakangurira kwigana amajwi meza neza cyane aturuka ku Mana aririmbwa n'abantu bayobowe nayo ariyo guteresherezwa kuko kwizera no gukenuka kwa Kristo ni abatera kugira urukundo n'ishimwe n'ubwo ubutunzi bwo mu ijuru abereka amabuye y'igiciro cyinshi yo kwizera ndetse n'urukundo n'ubwo bararikira kumugura nk'izahabu yatunganijwe mu ruganda n'imyenda yera kugira ngo bambare n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo babashe kureba banangira imitima yabo ntibamwumve maze bakananirwa kugurana amatwara yabo yo kuba akazu yazo ngo bahabwe urukundo n'ishya bityo rero bibabera akamenyero bagahakana imbaraga iboneka mu kubaha Imana nibakomeza batyo Imana izamuha ariko twize ibintu bikomeye ni ukubera iki imiburo imeze gutya Imana ntibihereze ituje ni ukubera iki imiburo imeze gutya yageze kuri Akisa muri ubu buryo ni ukubera iki ibintu bimeze gutya byagiye biza ku bantu kugira ngo bahindure icyerekezo imyifato yabo mbese nuko Imana ishaka kubaciraho iteka niki twabonye giciraho abantu iteka reka mbereke impamvu y'iyi miburo yose iri tugira ijambo ry'Imana riratangaje cyane kandi ijambo ry'Imana niryo nyine rigena iherezo ry'umuntu cyangwa se rikamuvuga kamumva amagambo ari ku cyigisho cya 14 kivuga ngo ibihamya by'itorero ni kuri paji 127 mu gitabo cya mbere cy'ibihamya cy'inama z'itorero baranditse imiburo n'abantu n'ibibwirwa bakora ibyaha bo mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi bitewe n'uko imibereho yabo irushaho kugira umugayo kuruta imibereho y'abitwa abapagani bo mu matorero atandukanye. Aya magambo muri kuri imiburo no gucyahwa ntabwo bibwirwa abantu b'Abadivantiste ntabwo bibwirwa abantu b'Abadivantiste kubera yuko aribo bafite ibyaha byinshi kurenza abandi bantu bari hanze badasenga kurenza abandi bantu bari mu yandi madini oya ni ukubera ahubwo ibi ni impamvu iyi miburo impamvu igomba kutugeraho ni iyi ahubwo biterwa n'uko bafite umuco ukomeye dufite umuco ukomeye reka mbabwire umuntu ufite umuco ukomeye cyane kubera ko ijambo ry'Imana muri iki gitabo riravuga ngo twe dufite inzira abandi bantu bafite ikarita yisashije ariko uramutse ufite ikarita ariko utazi inzira byagenda bite none se niba dufite inzira twaba dufite n'ikarita ubwo ni iki cyatubuza guhabwa imiburo irenze y'abantu ni ijambo ry'Imana imiburo no guhana ibibwirwa bakora ibyaha bo mu Badivantiste b'umunsi wa karindwi bitewe n'uko imibereho yabo irushaho kugira umugayo kuruta imibereho y'abitwa abakristo bo mu yandi matorero ahubwo bitewe n'uko abo bantu bafite umuco ukomeye kandi kubera umurimo bahisemo babaye abantu b'Imana ku buryo bw'umwihariko abo yitoranyirije bafite amategeko yayo yanditswe mu mitima yabo ni nayo mpamvu Imana igomba kubereza iyo miburo maze gukigomba kugira ngo abantu kandi reka mbabwire bafite urukundo rw'abantu mbinginga mu mbaraga y'Imana birabasaba kugira ngo mugendere mu gihe kuko umwijima ukomeye cyane ugiye kuba ndakurarika muri uyu mwanya kugira ngo wakire ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ryo tubonye yuko rigomba guciraho abantu iteka Imana ntabwo ari iciraho abantu iteka ahubwo iyo abantu bumvishe ijambo nibo bagena umugabane bagomba guhereramo niyo mpamvu nabwiye ngo imbabazi z'Imana zigomba kuba zaravuye ku bantu bitewe n'uko baciye ijambo bakarigendera mu cyangwa bakaryama Yesu ashimwe kandi nabwiye yuko abantu bashobora kuba bari mu ijambo
bataragira iruhande baheraho kubera yuko ijambo batararyumva neza ngo bakore ibyaha. Abo bantu bamurabwe yuko imbabazi Imana ishaka kuba ziri kubahamagara baheruka kugira ngo bajye mu mwanya Imana ishaka kubajyamo. Ariko reka mubwire, hari amagambo akomeye cyane ari kuri paji y'ijana na mirongo itatu na gatanu muri iki gitabo. Reka nsome ndi gusoza muri aya magambo akomeye cyane baranditse kuri paji y'ijana na mirongo itatu na gatanu icyiciro kivuga ngo kiriya cyigisho nari ndimo n'ubundi ukagira bakavuga ngo uburyo bwo kwemera guhanwa. Uburyo bwo kwemera guhanwa. Abahanwa n'umwuka w'Imana ntibakwiye guhagurukira kurwanya igikoresho gifite n'icyigisho bugufi. Ni Imana yavugiye kugira ngo, ni Imana yavuze kugira ngo ibakize kurimbuka. Si umuntu ubuntu. Muri kamere ya kimuntu ntibinezeza guhanwa kandi ntibishobokera umutima w'umuntu utamurikiwe n'umwuka w'Imana gusobanukirwa n'akamaro k'amagambo yo guhana cyangwa umugisha azana. Ntabwo bishoboka. Ariko rero iyo umuntu yemeye gushukwa maze agakora icyaha, ubwenge bwe buca umwijima, umutimanama ntumenye ibikwiriye, imiburo yawo irasuzugurwa kandi ijwi ryawo ryumvikana buhoro. Umuntu abura imbaraga zo gutandukanya ibibi n'ibyiza buhoro buhoro kugeza ubwo aba atagifite ubwenge nyakuri bwo kumenya aho ahagaze imbere y'Imana. Reka ndabwira wari uzi yuko muri uyu mwanya uburyo hari abantu batazi ahantu bahagaze. Urabona yuko bavuze umuco n'uje ukaba batagiye. Aya magambo aravuga umuntu abura imbaraga zo gutandukanya ibibi n'ibyiza buhoro buhoro kugeza ubwo aba atagifite ubwenge nyakuri bwo kumenya aho ahagaze imbere y'Imana. Ashobora kwitondera gahunda z'idini kandi agakomeza inyigisho zajya afite umwete. Biratangaje kandi uwo muntu yahawe umucyo atisha yanga kugendera mu mucyo. Uwo muntu ashobora kwitondera gahunda z'idini kandi agakomeza inyigisho zajya afite umwete, ariko kandi atagifite umutima wawe. Ijambo ry'Imana ryagiye ritegura byinshi cyane mu buryo butandukanye kandi byavangirijwe buri muntu wese kugira ngo yakire uburyo bw'ijambo ry'Imana. Rero we yanditse amagambo akorera muri iki gitabo tudashatse gusoma kubera ko iminota yagiye. Yaravuze basore nshuti nkunda ubu ni igihe cyane cyo kumenya. Kanyasome kuko arakomeye cyane. Reka nyasome ni ariyo agiye gusorezaho. Reka yasorezeho aya magambo. Ni igice cya 35 kivuga icyo abasore bahamagarirwa gukora. Ndabizi neza ko mwana yumvishe kenshi, ariko ndagira ngo usabe kugira ngo uyumve mu bundi buryo bw'umwuka w'Imana. Aya magambo aravuga basore nshuti nkunda icyo mwiza nicyo muzasaba. Ubu ni igihe cyane cyo kubiba hakiri cyane hakiri kubaho. Mbese umusaruro uzaba uwuhe? Ijambo ryose muvuga ntangahise muvuga. Ijambo ryose muvuga ni imbuto nziza cyangwa imbuto mbi, kandi amaherezo ikazazanira mu biti umunezero cyangwa umurava. Imbuto yaribwe niyo izasarurwa. Imana yabahaye umucyo ukomeye n'amahirwe menshi. Imana yabahaye Yesu n'amahirwe menshi. Bizashimwe. Imana yaduhaye umucyo ukomeye n'amahirwe menshi cyane. Uwo mucyo umaze gutangwa, akaga kanyu mumaze gukerekwa neza, inshingano iba ari iyayo. Inshingano isigaye iba ari iki? Inshingano isigaye iba ari iyayo. Uko mugenzi umucyo Imana yabahaye rero nibyo bizaba urugero rwo kubahesha umunezero cyangwa Imana ibamugisha. Ibitandukanye n'icyaha mu buryo bwose. Kandi reka mubwire, niba wumva ku mutima wawe hari ikintu ushaka gukora, niba wumva hari umwanzuro ushaka gusanga Imana hakiri kare, kubera ko reka mubwire umwijima ugiye kubudika ahantu uzawucike. Niba wumva ufata imyanzuro yo gusanga Imana, niba wumva ushaka kwiyegurira Imana, niba wumva mu mutima wawe hari ijwi ry'Umwuka w'Imana rigikomanga kandi rikurikira kwakira Yesu umwami w'umukiza wawe, kugira ngo ubwo bugingo bwa Yesu ukorere muri wowe, uhindure inyifato yawe, uhindure imico yawe,
uhindure imivugire yawe, uhindure imyambarire yawe, uhindure imiterere yawe, uhindure imirire yawe, uhindure imikorere yawe, kuko mu bwayo iyo ugeze mu mutima w'umuntu ijambo ry'Imana ngo ukora nk'umusemburo ushize mu ifarini. Niba wifuza ibyo bintu muvane ndakurarika, ndakurarika muvane kugira ngo uhindure imifa. Ijambo ry'Imana ryakira nk'umwami n'umukiza wawe ngo rihindure imibereho yawe hakiri ku manywa, kubera yuko igihe kigiye kugera abantu bakayoberwa inzira ahantu bahakandagira, umwijima uri kubudika hirya no hino. Reka mbwire, Yesu yabwiye abantu amagambo akubeshya aravuga ngo ubu ni igihe cy'ubutware bw'umwijima, igihe bamuzaga mu gashyamba ka Getsemani baje kumufata, yarabwiye ngo ariko reka mbabaze, sinabanaga nama, sinakoraga ibitangaza mundeba, kuki mutamfashe, kuki mutari mwarigeze mumfata, ariko ubu ngubu mukaba ariko mumfata. Mutekereza amagambo Yesu yabwiye abigishwa be bagiye gukiza, bagiye kuzura Lazaro. Yari yababwiye ngo reka babwire nta kintu abantu bagomba kuntwara, kuko abigishwa bari baramubwiye ngo mwigishwa, abana be bari bagiye kugutera amabuye bamusubiyeyo. Yesu aravuga ngo mbese umusore ugira amasaha 12 ndabwira yuko ugomba gukora umurimo w'Imana myinshi ku manywa, kubera yuko nzi neza yuko umwijima ugomba kuza. Igihe cy'ubutware bw'umwijima kigomba, ariko mu gashyamba ka Getsemani abantu baje kumufata Yesu arinjira avuga ati ariko reka mbabwire n'abantu, igihe nari nakoraga imirimo yanjye hakiri ku manywa ntabwo mwari mufite ubushake butware bwo kumfata, ariko ubu umwijima umaze kubudika, ubu noneho hakaba ari igihe cy'ubutware bw'umwijima, ngaho nimukora ibyo mugomba gukora. Njye igihe cyanjye n'uko cyararangiye, reka mbabwire ubu igihe cyo kubiba ni iki ngiki. Reka mbabwire umucyo ukihari, umwijima ugomba kuba tutarangwamo, tukirukana mu mwijima mu buryo bwose. Umwuka w'Imana ugakorera muri twebwe hakiri ku manywa, kuko umwijima uri kubudika agabaza za myaka akagize ati reka mbabwire. Yesu yavuze ibyo bihe arababwira ngo igihe cy'ubutware bw'umwijima cyane kirasohoye, ubu ngubu ntawe ubabuza rwose gahunda mukora imirimo yanyu. Nibwo babonaga batangiye kumufata, maze Yuda atangira gutangaza n'uburyo bamufashe, maze barakomeza baramujyana, abana baramujyanye baramwicaza ahantu ku basirikare batangiye kumukubitagura. Yuda mbere azi ko ari ibintu bisanzwe. Reka mubwire, ushobora gutekerezaho ko ibi bihe bisanzwe, hari igihe ushaka kumubwira ku bintu bisanzwe. Muzi gusoma niba icyigisho cya Yuda ngo wikugezeho, hari amagambo bavuze ngo Yuda ngo kugira ngo abigishwa bamenye ko azi ibintu byinshi kandi akabasha ngo yemere Yesu, ngo yakundaga gufata amagambo ya Yesu maze yarangiza ngo atamurimo, ngo yakundaga gutanga inyunganizi ku bintu, ku byigisho byose. Mbega amagambo akomeye, muzayasome neza kuri Yuda mbere. Ngo ntabwo muri izi nteruro zose bavuga ngo Yesu yabagarimo kugira ngo abigishwa ngo bataza kumupiga cyangwa bakamubaza ariko se ko Yuda umuntu dufata nk'igitangaza atagize ikintu avuga. Ngo Yuda nubwo ibintu atabaga byumva neza, yagombaga gufata amagambo, ngo yagombaga kuva kuri icyo giterane yunganiye utabizana n'ibintu bitakuriye. Imana ibyumugisha kandi bifashe cyane. Ibyemeye ngo n'ubu ijambo ry'Imana. Reka mbabwire ubu ngubu, reka mbabwire abantu bagiye gusanga ibiboha, kandi reka mbabwire ibi umucyo w'Imana ukihari, abantu bagomba kuba kwakira ibintu bizima. Ariko kubera yuko umwijima ugiye kubudika, abantu bazareba ahantu bashinga ibintu. Imana ibavugisha kandi ibafashe, itwongere imbaraga kubera yuko igihe cy'umwijima kigiye kubudika, abantu kubera ko banze gukunda ukuri ngo bakizwe, bazohereza ubushukanyi bukomeye ngo bipere ibinyoma, inyigisho z'imyuka y'abadayimoni, ibintu byinshi cyane bitandukanye bizatangira kuza ku bantu, kandi abantu batangiye kuwibiraho ko batazi ahantu bakandagiriza ikirenge, banze kugenda hakiri. Imana idukoresha kandi twongera imbaraga mu buryo bwo gusanga Imana. Ndararika buri mutima w'umuntu wese kugira ngo yakire imbabazi z'Imana hakiri, yakire ubuntu bwa Yesu igihe kigera. Imana idukoresha kandi isoza, ndagira ngo usabe buri muntu wese, buri muntu twiganisha hagati, umuntu rwose uvuga uti ngiye gufasha imyanzuro yo kubana n'Imana, kubera yuko impamvu ibintu bigiye kubikora. Umushayimana rero yanditse amagambo avuye mu gitabo cyitwa Inyandiko z'Ibanze, avuga ngo abigisha benshi ngo bazabwira abantu ariko se kubera iki ibintu byabitubwiye,
nibo bakuru. Imana idukoresha kandi twongera imbaraga. Ibyo kugendera mu mucyo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. None ndi gusoza ndararika buri muntu wese. Umuntu wumva afashe imyanzuro yo kubana n'Imana akavuga ati ngiye kwiyegura Imana kandi mbe mu ruhande rw'Imana. Akavuga oya atari mu kigali cye. Umuntu wemejwe n'umutima n'umwuka w'Imana mu mutima we akaba afashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiye gusanga. Nubwo ntazi rwose ukuntu ibintu bimeze, nubwo njya gufata umwanya muto wo gusenga no kubana n'Imana, nubwo njya gufata ibihe bikeya cyane byo kwigisha ngo n'Imana, nubwo ibintu ntajyaga mbyitaho kandi nkabona biri kure yanjye, none ngo niba umucyo ugiye kuzarangira kandi abantu batagomba kugendera mu mucyo bagiye kuzagendera mu ijuru, none wabona akavuga ati ngiye gufashe umwanzuro ngiye kugenda mu ijambo ry'Imana, ndumva ngiye gushyira ibihe byo gusenga, ndumva ngiye kubana n'Imana nshishikariza ijambo ry'Imana kuko nabonye yuko ari byo bizakiraho iteka. Uwo muntu bari muri tera ari mu kigali atari mu bintu byo kuvuga ariko se muri niba wabona ntabwo utegera agenda bikoya wemejwe na mwuka w'Imana. Izo ntabwo zo gukoresha ibyo gukomeza guteza Imana. Niba wumva umwanzuro wo kubana n'Imana ukavuga ati ngiye guhindura imyifato yawe, ngiye kwemera ngendera mu mahame y'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ukaba wumva rwose ufite uwo mutima wo gushaka kubana n'Imana. Gihe cyiza cyo gusenga kinarura mu magarara ngo nigira hodatari muganyira ibyo nyenye
uzase